nizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma rero aya ngaya ni amazi cyangwa se umufa w'inyama ariko zivanzemo n'imboga nkeya. Y'amazi dukunda gukoresha mu guteka umuceri, mu guteka amapotaje, mu guteka imvange, ibirayi, igitoki n'ibindi. Noneho ngiye kukwereka uburyo wayategura utiriwe ujya kuyagura aguhenda mu ma supermarché. Ngiye gukoresha inkoko rero ndi bukoreshe, ndakoresha bino bihu by'inyuma byazo. Ngiye gufata izi nkoko, murabona ko nazironze neza, noneho ngende nkuraho bino bihu by'inyuma, nibyo ndi buze gukoresha. Izi ngizi inkoko nyine, izi nyama zo ndaza kuziteka ukwazo. Icyo nshaka ni ibi ngibi by'inyuma kugira ngo mbereke uko wazajya utegura ariya mazi utarindiriye ko kujya kuyagura mu ma supermarket, kandi murabizi ko anahenda. Hanyuma rero ahangaha mpisemo gukoresha inkoko. Ushobora gukoresha izindi nyama zisanzwe, ushobora gukoresha inyama z'inka cyangwa se izindi nyama usanzwe ukunda gutegura, ariko zurumva biba bitandukanyeho. Ntabwo ukoresha ibi by'inyuma n'iby'inkoko gusa. Nzagenda mbereka ukundi wategura aya mazi cyangwa se uyu mufa mu zindi nyama zitari izi nkoko. Hanyuma ngiye gufata amazi litiro n'inusu, harya ubwo ni litiro n'igice. Ngiye gufata amazi litiro n'igice, noneho nindangiza nyareke abiri. Nimara kuyareka akabira, ndahita noneho nza bereke ibindi ngiye gukurikizaho. Mu gihe dutegereje rero ko amazi yacu abira, hano hari n'izindi mboga. Ngiye gukoresha igitunguru, hanyuma nkoreshe urunyanya, hanyuma nkoreshe na seleri ndetse na poivre. Amazi yacu yabize, tugiye guhita dushyiramo za nyama zacu. N'ubundi ni inyama, nubwo ari bya bindi by'inyuma twakuyeho, ariko nazo ni inyama. Hanyuma noneho nimara kuzishyiramo gutya, noneho mpfundikire, noneho nze mpite nkata za mboga zacu. Ahangaha rero ushobora gukoresha imboga izo arizo zose waba ufite. Ushobora gushyiramo na karoti, ushobora gushyiramo n'amashu, ushobora gushyiramo za brokoli, ushobora gukoresha imiteja, izo waba ufite zose. Hari ukuntu umuntu ajya nko mu isoko ukagura ibintu wenda bikakubana byinshi, ukabona bizagupfana, cyangwa se wenda wateguye wenda ufite nko mu rugo nk'ibirori, hakagira nk'imboga zisigara nyinshi. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byiza kuzipfusha ubusa. Rwose waziteguramo uno mufa, ubundi ukawubika ahantu, ukawushyira muri firigo, ukawubika ahantu hakonje, ukajya uwutekesha amafunguro yawe. Rwose ibintu byo gupfusha ubusa ntabwo ari byiza. Ahangaha rero tumaze kubikata, noneho tugiye guhita tubiteka, n'ubundi tubivange na za nyama. Ngaha rero urapfundikira, ukagabanya umuriro. Wamara kugabanya umuriro ugacana ku minota nibuze iminota 20. Nk'iminota 20 zino mboga ziba zahiye neza. Urazireka zigashya neza, ukirinda ariko ko aya mazi yawe aza gukama, ukazireka. Niyo mpamvu uteka ku muriro mukeya, ukagabanya umuriro, ugashyira ku muriro mukeya, ubundi ukabireka bikaguma bigatogota. Noneho byamara gushya ukabitereka ahantu bikaza kuza guhora, hanyuma warangiza ukaza kubimenena. Hano rero ya minota yacu yashize, igisigaye tugiye kuzimya umuriro. Noneho uno mufa wacu tutereka ahantu uze guhora, hanyuma noneho tuze kuwumenena. Bakunze kuyita stock cyangwa se broth. Mu kuyaminina rero murabona amazi yaho uno mufa wacu wahoze,
hanyuma rero tugiye gushaka akantu ushyireho akayunguruzo, noneho dukuremo ano mazi cyangwa se uno mufa wacu, ino chicken stock cyangwa se ino chicken broth yacu twakoze. Ahangaha rwose biriya bintu by'imboga na za nyama urabikamura neza, ukabikamura rwose ku buryo umufa wose uri buze gushiramo, ukajya ugenda iyo umaze kumirira warangiza ukayasuka mu kantu wateguye uri buze kubikamo, warangiza ukaza kubika umufa wawe neza, ukajya uwutekesha, ushobora kuwutekesha umuceri, ushobora kuwutekesha potaje cyangwa se andi masupu, ushobora kuwutekesha imvange y'ibirayi, imvange y'ibitoki, ibintu nk'ibyo. Urakamura neza, ukajya ukamura rwose ku buryo bino bintu biri buze gukamukamo, hanyuma bino bikatsi nta kindi ubikorera uretse kubimena. Murabona ko atari ibintu bigoye, ni ibintu biba byoroshye kandi ntabwo ari ibintu bikorwa n'ibintu bihenze, ntabwo ari ibintu biba bihenze, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ubutaha rero niba utajya gutegura uno mufa, ndizera ko noneho ubutaha uzajya uwutegura, utazajya urindira kujya mu masupamaketi kujya kugurayo. Ndizera rero ko mwakurikiye kandi mwakunze uburyo naberetse njye ntegura uno mufa mu buryo bworoshye. Mujya mubona ko mu mafunguro menshi nkunda gutegura, nkunda gukoresha uno mufa. Noneho rero ndizera ko mubibonye uburyo mutegura kandi mu buryo bworoshye. Tuzasubire ubutaha, bye bye. Mwibuke gukora share, gukanda like, gukora subscribe. Yewe nitwa Afia Murutasibo.